Welcome on TV7 Rwanda. Please click subscribe. What's up guys, nizere ko bimeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza birumvikana aho muri hose hagiye hatandukanye, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza, ibintu bikomeje kuba fresh sana kabisa. Uyu munsi tariki zingahe rero? Turi tariki 8 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka wa 2024. bavandimwe kabisa ba TV7 Rwanda, ubu mwamaze kuba umuryango. Reka mfatiye umwanya nshimire umuntu wese wakanze subscribe hano kuri TV7 Rwanda, warakoze kuza mu muryango wa TV7 Rwanda. Ubu muri abanyamuryango, kandi abanyamuryango murabizi ko tuba dusangiye byinshi bitandukanye, tuba tugomba kugenda tuganira nk'abanyamuryango, mukambwira aho bigenda naho bitagenda, twenda twungurana ibitekerezo, kuko ubu ngubu ninjye namwe hano kuri TV7 Rwanda. Muzajya mutubwira icyo twakongeramo cyangwa se icyo twakuramo kugira ngo mujye mubana natwe umunsi ku wundi. Abantu bari iburasirazuba bw'u Rwanda, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, especially hano mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza banyamuryango ba TV7 Rwanda. Nibagiwe abadiaspora bari mu ntara ya gatandatu, nizere ko bameze neza cyane, baba badukurikira ari benshi. Abantu bari mu ntara ya gatandatu, ubwo n'abari hanze y'u Rwanda ndetse n'abaturanyi mu Burundi bagerageza kumva ururimi tuvuga, nizere ko namwe bameze neza mushaka kumva amakuru. Hano twifugira imikino, turara mu mikino, hano turi imikino. Icyo nakubwira nuko maginga yangaya icyo nkuzaniye, niba ugeze kuri uyu munota ajya muri comment twandike ngo turi kumwemerereye ahangaha, ubundi tuze kubona ko muba mudukurikiyemo bana natwe umunsi ku wundi. Uyu munsi ngiye wikinzanye aya masaha cyangwa se uyu mugoroba, ikinzanye ni equipe ya APR Football Club. Murabizi ko ari equipe nkunda kugenda mvugo cyane, nkunda kugenda ngarukaho mukamenya byinshi bitandukanye biri kuvuga muri equipe yanyu mukunda ya Atitinyiro. Murabizi ko equipe yaje kuba yerekeza muri Tanzania, aho igiye gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup. Equipe igiye gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup, ariko umutoza Darikonovic rwose we abakinnyi bagera muri 7 equipe ya APR Football Club ifite yabajyanye hara muri Tanzania, ariko yabyanze avuga ngo njye abakiri simbona ko nabajyana, nemere njyana abangaba ariko bazabura basimburwa, ariko bari bo njyana. Hari abakiri rero 7 uyu mutoza Darikonovic yabonye mu myitozo, aravuga ngo nta kivamo, ntabwo aba bakinnyi bashobora kuba bagira icyo bageza kuri equipe ya APR Football Club. Ariko aba bakinnyi equipe ya APR Football Club yabaguze amafaranga menshi. Murabizi ko equipe APR Football Club yaguze abakinnyi benshi, ariko akaba ari n'abakinnyi yaguze hano mu Rwanda. Hari nabo umutoza Darikonovic yasanze akaba yatangiye kuba abapinga, avuga ngo ntakirimo. Murabizi uyu mutoza atangiye kugira anenga n'ibibazo, ariko equipe ya APR Football Club abakinnyi ngiye kuba nkubwira bo yaje kuba yinginga umutoza Darika ati tubaro bajyana uzabageragereze mu mikino, ariko umutoza we yari yamaze kubona ko ntakirimo. Ku mwanya wa mbere turasanga bamwita Ismail Pichu. Uyu Pichu rero umutoza Darikonovic yabonye ko nta kintu kirimo, yabonye ko nta kintu kizima azamugezaho, we yamuciye amazi. Urumva Pichu Victor Mbawoma we rero Darikonovic nawe yabonye ngo nta bintu birenze afite, cyangwa se ubyo byatuma mujyana muri Tanzania, kuko uyu mutoza ngo agiye kuzana igikombe. Abona Victor Mbawoma nta kintu cye, ariko equipe ya APR Football Club iravuga ngo Victor Mbawoma manya kubahwa, Victor Mbawoma niwe dufite, n'udutsinda ibitego n'umwataka karundura, niwe wacu wa APR Football Club. Abo ni babiri maze kubwira. Undi bamwita Frodouari nawe ntabwo uyu mutoza Darikonovic rwose yamubonye mu buhanga, nta mpano yigeze amubonamo. Undi bamwita Aliswane murabizi neza cyane, ni umusore equipe ya APR Football Club yazanye, kandi yamugusa amafaranga menshi cyane. Uyu Aliswane nawe ntabwo rwose ari kumwe na equipe ya APR Football Club, arumva rwose nta kijyamo nta kigenda. Abo ni batanu maze kubwira. Uwa gatandatu na Arsene murabyibuzi ko equipe ya APR Football Club yakubukaye muri Rayon, ariko ya Arsene rwose nta kirimo ku mutoza Darikonovic, we arabona nta mukinnyi umurimo cyangwa se adashobora kuba yamwifashisha muri imikino agiye kubakina Sekafa, ariko nyine
hari umusore kabisa ubu ngubu magingo aya ngaya akimubona cyangwa se akibabona muri ekipe ya APR Football Club, Darkonovic mu minsi igera muri 18 amaze yari mu Nzove, mu minsi iri 18 amaze muri ekipe ya APR Football Club, amaze hano mu Rwanda, kugeza ubu uwitwa yes kabisa nari nkubwiye umusore bitwa Apamu kabisa. Apamu nawe ari mu basore bake bigaragariza umutoza kabisa, umutoza Darkonovic nawe abona ko hari ikirimo ko yaza kuba mwifashisha, yije kuba yitwara neza. Undi bamwita Shaibubu, murabizi ko Shaibubu nawe umutoza Darkonovic akimubona mu myitozo mike yakoze yahise amubonamo impano, avuga ko ari abakinnyi bameze neza cyane muri iyi ekipe ya APR Football Club kabisa. Andi makuru ari muri ekipe ya APR Football Club nuko iyi ekipe igiye kuba yazana umunyemari. Murabizi ko ekipe ya APR Football Club magingo ya isigaje abakinnyi bagera muri 3, niba nibeshye igomba kuba yazana abakinnyi b'abanyamahanga bandi 3, igomba kuba yazana muri ekipe ya APR Football Club, nabo bakagira amasezerano basinya, ubundi bakagenda bafasha ekipe ya APR Football Club muri ibi bihe igiye kuba yajyamo byo gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup ndetse n'imikino ya Simba Day kabisa. Abakunzi b'ekipe ya APR Football Club bo iyo mvuze Simba Day muhita mwumva ibyari byo kabisa, muhita mwumva Simba Day, muhita mwumva ikintu gikomeye cyane. Ejo nababwiye ko ekipe ya APR Football Club, ekipe ya Yanga yaje kubibwira ati banyakubahwa mwadufashije mukaduha umukino wa gishuti, tukazaza i Kigali tuvuye hano muri Tanzania, tukaza i Kigali gukina umukino wa gishuti namwe. Ekipe ya Yanga ibyandikira ekipe ya APR Football Club. Ekipe ya APR Football Club nayo ntabwo yari guheza, yahise ivuga ati nta kibazo, tugomba kuba twakina umukino wa gishuti uzabera hano mu Rwanda. Young African kabisa ikaza gukina na ekipe ya APR Football Club. Andi makuru ahari muri ekipe ya APR Football Club, irimo mwagerageje kubona amavideo abasore ba ekipe ya APR Football Club ubwo bari bageze kuri airport ari Kanombe bagiye kwekeza muri Tanzania, bari bafite ibyishimo bikomeye cyane, bari baguwe neza cyane, babonaga nyine bafite mood yo gutsinda ndetse bifuza kuba bazereka abanyarwanda icyo bashoboye, nubwo hari abantu benshi bateze ekipe ya APR Football Club kubera gusa abakinnyi bahenze. Hakaba ari n'andi ma ekipe afite iminzani ariko bapima ngo reka turebe abakinnyi yaguze bahenze se bamaze iki, bazakora iki. Rero ekipe ya APR Football Club yo igiye kuzana igikombe. Chairman wa ekipe ya APR Football Club yaje kuba atangaza ubwo ekipe ya APR yari igiye kuba ijya muri Tanzania, yaje kuba atangaza ko ati ibikombe bya Sekafa Kagame Cup dufite, mu byumve neza, ati ibikombe bya Sekafa Kagame Cup dufite byose twabitwariye hano mu Rwanda. Ati igikurikiyeho ni ukuzana Sekafa Kagame Cup tuyikuye hariya hanze y'u Rwanda. Noneho abakozi ba ekipe ya APR Football Club nkagira gutya tukaganira, ese ekipe ya APR Football Club murebye ekipe bari kumwe mu matsinda, uburyo ari ama ekipe afite abakinnyi uko bameze, imikino yayo, ukareba na ekipe ya APR Football Club, ekipe yanyu mukunda, murabona izahangara ari ama ekipe bafite bari muri iriya tsinda se, cyangwa rwose nta bizima bizagendamo cyangwa se nta bizima bizakorerwamo? Muratwandikira mutubwiye niba ekipe ya APR Football Club mubona ko ari ekipe ishobora kuzatanga challenge hariya muri Tanzania, aho ku munsi w'ejo izabitangira umukino wa mbere ku isaha 9. Ekipe ya APR Football Club igomba kuba iba ikina umukino wisa cyane, ni umukino n'ibikunda no kuri TV7 Rwanda. Nzaba ngutya nkubagezaho 5 kwa 5 mugira byinshi mugenda musobanukirwa, mukamenya amakuru menshi avuga muri ekipe ya APR Football Club ku isaha 9. Ekipe ya APR Football Club izabigiye mu kibuga. Abakunzi ba ekipe ya APR Football Club mutwandikire muri tayari, mutubwire uko bimeze, ubundi dukomeze kugenda tubana umunsi kundi. Wibuke subscribe niba utarayikanda.